nka ziriya jus buriya ziriya mwabonye za Salama za ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro ziva mu masoko ziva muri supermarket. Ubikigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Ziriya jus za Salama rwose ntabwo zemewe, ugende nyine hituyimena. Mu nganda rero hari inganda ebyiri za company na company imwe byafashwe bikora mu buryo nyanje n'amategeko. Ni iriya Joyland mwayibonye iri mu karere ka Nyarugenge muri Mageragere, rukora umutobe wa Salama. Ngira ngo mwabonye ko biyongereho no gukora steel wire. Hari Sky Brewery Limited iherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera, ngira ngo mwayibonye nayo. Ni uruganda rukora ibinyobwa ibyuma. Igihano rero baramutse bihamijwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15 hakongeraho n'ihazabu yikubye kuva kuri 3 kugeza kuri 5 mu ivuriro Everlife National Police. Ngira ngo ni byiza ko wenda bagenzi banjye ndaza guha kanya bivuge kugira ngo mumenye abantu muza kuvugana nabo nubwo bamwe musanzwe mubazi, ariko uyu munsi duhujwe no kugira ngo tubasangize ibyo tumaze umusaruro w'ibyo tumaze iminsi dukora muri operation yitwa Salama. Dr. Thierry igarukaho mu buryo bwimbitse kuko twifuza ko ibyavuyemo bikenewe ko abanyarwanda babimenya, babashe kwirinda, babashe gufatanya natwe mu rwego rwo guca ibintu biri mu masoko yacu, mu maduka yacu, muri za alimentation zacu zitandukanye bikonsomwa n'abantu. Tukonsoma, imiryango yacu konsoma, wenda nitumara kugana muraza kubibona, namwe muradufasha gukwirakwiza aya makuru kugira ngo abantu bashe kubyirinda. Uko tugiye kukena rero mu kanya, ndareka abagenzi banjye buri abibwire, hanyuma nyuma yo kubibwira hari presentation turubereke, hari video turubereke. Nyuma ya video ubwo ngubwo Dr. Thierry umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, arabagezaho incamake y'ibyavuye muri iyo operation. Hanyuma ibumoso bwe nawe araza kubagezaho mu buryo bwa tekinike bimwe mu binengwa mu byo muza gufotora nyuma. Hanyuma na Emma Claudine araza kubagezaho nawe uruhare rw'inzego z'ibanze muri rusange muri aka kazi turimo. Rero munyemereye reka wenda mpere hano ladies first, mpere hano abibwira batamuzi, ubwo harakurikiyeho Dr. Thierry hasoze na Dr. Eric. Murakoze cyane. Nkuko yarabivuze nge nitwa Emma Claudine Ntirenganya, ndi umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Dr. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB. Mwaramutse, nitwa Nyiremigabo Eric, ndi umuyobozi wa departement muri Rwanda FDA. Murakoze. Nanjye nitwa SCP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Joyland Company Limited aribo bakora ji ya Salama. Nizera ko benshi muri hano abafite abana bayigura bakajya babaha bakatwara ku ishuri, kuko iri mu masupermarishe menshi, mu maduka menshi abenshi bagura. Ariko iyo uyitegereje, iyo ugeze aho winjira ubona hari ibyuma byiza bisa neza byuje ibiziranenge biteye amabengeza, ariko biriya nibyo gupfuka amaso no kujishisha. Ibi ngibi byose biri inyuma. Uruganda rufite shift 3, bose baca inyuma mu gikari mu karyango gahari, bakararamo hariya wabonye, barangiza bagasuka muri biriya bido, bagahanagura, bagapakira imodoka, bagatanga amasupermarishe. Dr. Eric arabiberetse aho umwanda wabo uriya ruganda usohokera ni kuriya hasa. Hari ahantu ntabwo ari mu kirwa, ntabwo ari n'ahantu hatajya abantu, ni ahantu abantu bose babona. Ariko icyo nababwira cyo wenda babwire n'abayobozi bashinzwe aka gace nabo bafite icyo bakurikiranwa, kuko ntabwo byaba nkaho biba nk'ahatari abantu. Wenda ni icyo nagira ngo mbasobanurire, kuko muri ibone ko mu by'ukuri iyo amafoto atangira
ubona ibintu byiza cyane ukibaza nimba ariko uko winjira imbere hahandi buri wese atagera yabasobanuriye kwinjiramo abapolisi byabaye ngombwa ko burira igipangu ntabwo ari kuhamenera ngo umenye hariho bivuze ko barabihisha ubikora abikora bizi ko ibyo akora bitemewe abikora bizi ko ibyo akora bihumanya abantu abikora bizi ko ibyo akora ari inyungu zarebera gusa ari niyo mpamvu nta transparency mu mikorere ye ibintu arabihisha nanjye mwayibonye nagira ngo icyo nacyo gitambuke Dr. Fandi urakoze abafatanyabikorwa beza rero noneho ngira ngo ubu muri abavugizi beza ubutumwa bugeraho bugomba kugera ndetse nk'uko dusanzwe dufatanya turwanye ibi byaha murabona ko mukurikije amashusho na video mumaze kubona murabona ko ibi bintu nta muntu utekereza wakabyihanganiye twese tugomba gufatanya kuko ibi ngibi ni ukwangiza ubuzima bw'abanyarwanda ibikorwa rero mubona byafatiwe aya mafoto na bari abantu bafashwe na biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge byafashwe muri operation ya Usalama ya 11 yabereye mu Rwanda akaba ari Usalama operation ngira ngo si ubwa mbere duhura tuvuga kuri Usalama yatangiye tariki ya 15 irangira 17 Ukwakira ndetse ni igikorwa ngarukamwaka kiba gitegurwa kandi gihuriweho n'inzego zitandukanye n'ibihugu bitandukanye biri mu muryango abayobozi ba polisi mu karere k'Iburasirazuba witwa EAPCO East African Police Regional Organization ifatanyije na Interpol ni igikorwa kiba kigamije mu by'ukuri kurwanya ibikorwa nk'ibi ngibi kurwanya ibicuruzwa ibinyobwa ibiribwa imiti ibikoresho bitandukanye bitujuje ubuziranenge cyangwa se ibyiganano hanze aha bizwi ngo pirate ndetse ni igikorwa kiba kigamije no kugira ngo n'abantu bishora muri ibi bikorwa bakurikiranwe bahanwe kuko ibi ni ibikorwa bitemewe n'amategeko ndetse n'inganda nka ziriya mwabonye Joyland na Sky Brewery Limited nazo zifungwe n'ababikora bihishe mu mutaka w'ubushoramari nabo bakurikiranwa ndetse ikindi kiba kigamijwe ni no gukusanya amakuru bikamenyekanaho ibi bikorwa aho ibicuruzwa bituruka niba ari bituruka hanze y'igihugu bigakumirwa ndetse niba ari bikorerwa mu gihugu nabyo bikarwanwa ni igikorwa rero cyakozwe hano mu Rwanda dufatanyije n'inzego zitandukanye RIB polisi y'igihugu Rwanda FDA RICA RSB ni Rwanda Standard Board urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka REG REMA na Smart Kigali izo nzego zose zarafatanyije kugira ngo iyi operation igende neza agaciro k'ibyafashwe byose hamwe bingana na miliyoni 106 n'ibihumbi 728 n'amafaranga 443 angana n'amadolari tugeranyije arenga ibihumbi 74 ibyafashwe rero bigahita byangizwa kuko biriya mwabonye hariya n'impagararize arizo sample urabona nka biriya bitanka ntabwo twabiterura ngo tubizane hariya igikurikiraho nuko bihita bimenwa bikangizwa nabwo bikamenwa mu buryo bwubahirije ibidukikije ibyafashwe rero bikangizwa harimo ibifite agaciro ka miliyoni 104 ndetse hari ibigo mwarabibonye nka ziriya company ziriya nganda hari za farumasi ndetse n'abantu ku giti cyabo bagiye bacibwa amande bigendanye n'uko itegeko ribiteganya amande yaciwe angana na miliyoni 107 n'ibihumbi 824 n'amafaranga 663 aba atanze rero amande harimo abacuruzi
bacuruza ibicuruzwa bituje ubuziranenge cyangwa ibyiganano bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, ndetse abaciwe amande harimo abahaniwe kudakurikiza amabwiriza ajyanye n'ubuziranenge. Abakekwa bose bafashwe mu gihugu hose ni 72 bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye. Inganda zafunzwe n'enye, farumasi 8 zakoraga nabwo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo turi muri iki gikorwa tureba muri sekta zose, ntabwo rero urumva sekta ijyanye n'imiti twayibagirwa nka farumasi, kuko nabo hariho abashobora gukora ibinyuranyije n'amategeko. Muri product mwabonye harimo na product za cosmetics, amavuta yo kwisiga atemewe, amwe ahindura uruhu, ayo nayo mu byafashwe nabyo birimo. Ibicuruzwa rero byafashwe biri mu byiciro bitandukanye. Hari ibiri mu byiciro by'ibisukika cyangwa ibinyobwa, hafashwe litiro zingana n'ibihumbi 19 z'ibinyobwa bituje ubuziranenge, birimo ibisindisha n'ibidasindisha, bifite agaciro kangana n'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 67. Muri ibi byafashwe hafashwe n'inyama zitujuje cyangwa zitwarwa mu buryo butemewe n'amategeko. Muzi ko inyama zifite uburyo zitwarwamo, ugasanga inyama cyangwa se inkoko zatwawe mu mufuka uvamo ibiryo by'inkoko. Ntabwo ibyo biba byemewe. Izo nazo inyama zifite agaciro k'ibihumbi ka miliyoni 36 nazo ubwo bifashwe nta kundi birangizwa, kuko ntabwo biba bigomba kunyobwa cyangwa kuribwa iyo ari ibiribwa. Ibinyobwa rero byarengeje igihe birimo za Coca-Cola, za Mirinda, Exo, umutobe wa orange na champagne, n'izitwa za Savana juice, bifite agaciro ka miliyoni 1, arenga miliyoni 1, nabyo byaratwitswe, byarangijwe. Ibiyobyabwenge rero nabyo byafashwe, ngira ngo mwayibonye hariya twazanye impagararizi z'urumogi mu gihugu hose. Hafashwe ibiro bingana na 70 kg. Hariya ibyo dufite ni sample nkeya, babifunga mu kintu nakita kabure kanini bo ku mazina yabo ngo bita ngo ni Subaru. Iyo Subaru iba irimo utundi abacuruza bakuramo ngo utundi tubure 5 tungana n'umutekero wa buri muntu, ngo kurangura Subaru ni 5,000. Ubwo ucuruza rero urumva agomba gukuramo inyungu. Ibyo ku rwego rw'urumogi. Amavuta yo kwisiga temewe afite agaciro kangana n'ibihumbi 162 nabyo byarafashwe bikaba bigomba kwangiza. Twavuze ku bwikorezi bunyuranyije n'amategeko burimo n'inkwi, ndetse gafite agaciro kangana n'ibihumbi 975. Mwabonye no mu byafashwe harimo kuri umuntu afata nk'icupa, ngira ngo hariya abenshi mu bafashe amafoto batangajwe no kubona icupa rya Heineken harimo jingo yitwa ngo umuhuza. Icupa rya Heineken rifite brand, agapfukamo ikintu cyitwa ngo ni umuhuza, utamenya ngo ni ikintu ki. Ubu kandi abantu bakabinywa. Urumva byonyine nabyo n'ukwangiza brand y'abantu, kubona icupa ry'uruganda ruzwi bafunzemo ikindi kintu. Amakarito 118 y'inzoga byitwa Ikaze drink, amakarito 7 ya ibyo bita ngo Masanga gin zidafite kashe ya Rwanda Revenue Authority, amakarito 68 ngo irimo icyitwa ngo one sip drink, n'amazina yayo batangaje one sip drink. Bivuga iki one sip ugahita urangira?
gusoma rimwe gusa ugahita urangira, nicyo bivuga, ni one sip nyine. Muraza kubibona hariya ibintu biteye ubwoba. Ubwo ibyo byose ntibiba bizwaho bikorerwa, nta uba warahaye ibyangombwa. Rwanda Revenue ari Rwanda FDA, niba abantu bararuzi ibintu bagashyiraho ngaho, maze ikibabaza no gusanga hari abantu babinywa. Amacupa ya plastike no gupfunyika muri amacupa ya plastike nabyo bitemewe n'amategeko. Muri make ibyafashwe biri muri izo kategori cyangwa muri izo ngeri. Mu rwego rero rwo guca intege ibi bikorwa, hafashwe n'ingamba zitandukanye, harimo guca amande abashobora gukosoka, ndetse no gufunga inganda zimwe na zimwe. Ziriya mwabonye twaberetse ku mashusho zirafunze, na ba nyirazo nabo cyangwa abakozi bamwe barafunze, ndetse no gufunga ababigizemo uruhare. Buriya bariya mwabonye nabo turaza kubasobanura, harimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Mu bayobozi b'inzego z'ibanze ugasanga harimo ngo ushinzwe amakuru mu mudugudu. Wamubaza ati se hari ahantu waruhazi? Ndahazi rwose. Wigeze ujyayo urareba? Sinagiyeyo ndareba. Wakoze iki? Agaceceka. Ubwo umuntu nyuma yaho ngaho umuntu yakeka iki? Hari icyo umuntu yakeka. Rero gufunga aba bantu babikora nabyo ni kimwe mu ngamba zigomba gufatwa, n'ibyemezo bigomba gufatwa kugira ngo ibintu bicike. Kugarura ibicuruzwa byacurujwe cyangwa se biri ku masoko bitemewe n'amategeko, nka ziriya jus, buriya ziriya mwabonye za Salama, ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro, ziva mu masoko, ziva muri supermarket. Ubu kigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Namwe rero mwumva ubu butumwa, ziriya jus za Salama rwose ntabwo zemewe. Hanze hari umuntu watubwiye ngo ye baba we, ndi kumureba hano muri bagenzi bacu, ngo kwijinye ifite mu rugo. Icyo namubwiye nti subira ugende nyine hituyimena. Rero no kwangiza biriya byose biba bihari ntabwo rwose. So mu nganda rero hari inganda ebyiri za company na company imwe byafashwe bikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni iriya Joyland mwayibonye iri mu karere ka Nyarugenge muri Mageragere, rukora umutobe wa Salama. Ngira ngo mwabonye ko biyongereho no gukora steel wire. Iperereza rero ryagaragaje isuku nkeya muri ruriya ruganda, ndetse n'uburyo bwo gukora jus mu buryo butujuje ubuziranenge. Nyirayo ni Murekatete Rebecca, akaba ari we wanditse mu byangombwa mwamubonye. Yari yegeranye n'umugabo witwa Karangwa Thomas wari wambaye iby'umweru. Uriya Karangwa Thomas nubwo uruganda rutamwanditseho, rwanditse ku mugore we, ariko niwe ukurikira management ya buri munsi, niwe uhemba abakozi, niwe ugura, niwe ugurisha, niwe uko wangaje abakozi. Biriya byose biriya mwabonye ku ifoto byose biri ku mutwe we, arabizi ko bimeze kuriya, binakorwa kuriya. Hari Sky Brewery Limited iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ngira ngo mwayibonye nayo. Ni uruganda rukora ibinyobwa bisindisha bitujuje ubuziranenge, ndetse pereza twakoze muri operation byagaragaje umwanda ukabije urimo. Ariko amayeri bakoresha ngira ngo mwayabonye, mugenzi wanjye Dr. Eric yabibasobanuriye ukuntu muri presentation iyo bagiye kwiyandikisha basaba icyangombwa berekana ahantu heza rwose, wareba n'imashini ukabona zujuje igihe, nako zimeze neza, zujuje ubuziranenge, ukavuga ati uyu ni umushoramari wa nyawe. Bagishingura ibirenge aho ngaho, hirya y'aho ngaho abarateguye uburyo akora ibikorwa bitujuje ubuziranenge cyangwa bitemewe n'amategeko nk'uko mwabibonye. Nyirarwo rero Ntwari Abel ni umuyobozi w'uruganda, yaratorotse
aracyashakishwa. Icyo dusaba abantu rero, uwabazi aho Ntwari Abel nyir'uruganda rwa Sky Brewery ngo rukora ikinyobwa cyitwa Intwari yaduha amakuru. Arashakishwa, kumva ko yatoroka agatoroka ubutabera, icyo namubwira, ukuboko k'ubutabera ni kurekure kuzamugeraho. Ibyiza yiripotinge, cyangwa se abaturage icyo nzi cyo nibumva ubutumwa ntawe uri bumuhishire. Hari urundi ruganda rero, indi company yitwa N.I&P Company iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Umuyobozi warwo yitwa Pierre Nizeyuhoraho, niwe muyobozi wayo. Nawe yamenye inkuru aratoroka, ubu aracyashakishwa. Abaturage turabasaba guhamenya amakuru y'umugabo witwa Pierre Nizeyuhoraho ko yaduha amakuru, kuko nawe arakurikiranwaho ibyaha byo kudakurikiza ubuziranenge, byo gukora ibinyuranyije n'amategeko. Iyi kampani ye rero yo yasanganywe ikinyabutabire cyitwa ethanol. Afite icyangombwa cyo kuba yacuruza izi ethanol, ariko yabibitse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ethanol ni ikinyabutabire gifasha mu gukora ibinyobwa bisembuye, no gukoresha ijambo ngo bisindisha bisembuye. Iyi N.I&P Company ubundi yayanditse mu mazina ye ni Nizeyuhoraho Pierre, N.I&P Pierre. Uyu rero nubwo yemerewe gutumiza ethanol nk'ikinyabutabire fatizo mu gukora ibinyobwa bisembuye, afite inshingano zo kugicuruza n'abantu babifitiye ibyangombwa. We rero icyo akurikiranyweho nuko iyi ethanol twasanze ayicuruza mu buryo bw'amagendu. Mu buryo bw'amagendu iki turaza kwibereka hariya, agafata uducupa twavuyemo amazi acuruzwa hano mu Rwanda, akajya aha abantu, ni ukuvuga ngo baguraga mu ducupa, kandi ibyo ntibyemewe. Noneho agacuruza n'abantu batemerewe, badafite ibyangombwa byo kuba bakora ibinyobwa bisembuye. Aho niho havamo bya bintu byitwa ngo ibyuma, ngo nibuye, n'ayo mazina yabateye ubwoba, ngo inzoga yitwa icyuma cyangwa yitwa ibuye. Ibyo biba byakozwe n'abandi, n'abantu babonye ya ethanol cyangwa bya binyabutabire bitujuje ubuziranenge, nawe akagenda, ntiyize shimi, ntazi uko bavanga, akagenda agashyiraho nyine, agahita akita icyuma nyine. Urumva umuntu wanyoye icyuma uko amera, cyangwa ibuye. Umuntu nk'uwo rero, umuntu nk'uwo uba washatse inyungu bwiteze akazisimbuza ubuzima bw'Abanyarwanda, umuntu ukora igikorwa nk'iki ngiki atitaye ku ngaruka zishobora kuvaho, ntabwo ari ibintu bigomba kwihanganirwa. Abakurikiranywe rero, navuze ko mu gihugu hose hari 72, aba 15 ni abari mu mujyi wa Kigali twifashishije kugira ngo tubereke, hato mutagira ngo ni ibikorwa by'amagambo gusa, ndetse mubamenye, kuko hanze habazwi nka ba rwiyemezamirimo n'abashoramari, ntimwabibonye, ariko ibyo bakora ntabwo ari ibya rwiyemezamirimo wifuzwa muri iki gihugu. Muri Joyland, ruriya ruganda mwabonye rwa mbere, Joyland ruhereye Mageragere, Murekatete Rebecca yarafashwe, mwamubonye, ndetse afatanwa n'umugabo we Karangwa Thomas, kuko niwe wari ushinzwe akazi ka buri munsi. Hafatwa na Ishimwe Chanceline witwa production manager, ushinzwe umusaruro, kuko production manager ufite umutima wa kimuntu, uzi icyo ubuziranenge buvuga, ntabwo kwemera ko ibintu nka biriya mwabonye bibaho. Afazari yasezera akazi. Hari na Maniraguha Beatrice ushinzwe ububiko, store keeper. Wabonye ukuntu store
ukuntu biba bimeze, bavanga ibintu. Niyo Muhoza Aline akaba ari umubitsi. Noneho rero abayobozi b'inzego z'ibanze muri hariya Mageragere, Manishimwe Jean d'Amour ushinzwe isuku n'isukura mu murenge wa Mageragere, waba uri umuyobozi ushinzwe isuku n'isukura ukemera ko ibikorwa nka biriya byangiza ibidukikije ko bibaho ugaceceka, akazi kawe ntabwo ugakora neza? Cyangwa se hari ikindi kiba cyakozwe na nyiri uruganda kugira ngo umuntu aceceke? Ibyo nabyo bigikorwaho iperereza. Munyaneza Sylvestre, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kankuba, Murwanashyaka Emmanuel ushinzwe umutekano wa Karukina. Mbwira, waba ushinzwe umutekano, amakuru nkariya ushinzwe umutekano koko, amakuru nkariya wirirwana nabo ugaceceka? Hanyuma kuri NI&P company biranavuze ucuruza kira kinyabutabire cya ethanol, Nshimiyimana Fabien ushinzwe umutungo ndetse no kugemura ibicuruzwa, Iyankijije Moise ushinzwe kwamamaza, ni ugendo wamamaza ethanol, kandi we ntabwo ari ukwamamaza, ni ukuvuga ngo umuntu ufite license, ufite ibyangombwa abazaho agomba kwigurira. Ndayambaje Pierre, uyu nawe ni transporter ukora nk'umumotari wirirwa agemurira ethanol b'abantu bayishaka muri twa ducupa. Kuri Sky Brewery hari Nyampinga Olive ushinzwe abakozi, Rwego Sikit ushinzwe kwamamaza ibikorwa by'uruganda, Renzaho Maene umukuru w'umudugudu hariya Indera. Ikitonderwa hano, Ntwari Abel n'uwo bafatanya ariwe mama we Nyiraneza Claudine, bamenye ko ibikorwa nk'ibi biri gukorwa baratoroka. Turasaba rero abanyarwanda bafite amakuru y'aho Abel Ntwari na Nyiraneza Claudine baherereye ko batanga amakuru ku nzego, ari polisi, ari RIB zibegereye, kuko ibikorwa bakora ntabwo byemewe n'amategeko kandi ntabwo bikwiriye kwihanganirwa. Hari undi rero nawe witwa Sebahinze Mire, akaba ari umucuruzi w'inzoga zitemewe ukorera mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Nawe afata amacupa agashyiramo ibintu by'ubwoko bwose, bararuje, abantu bose bigize abashimisite, bigize abenzi. Sinzi icyakora icyo nzi cyo turaza kubahagurukira dufatanyije n'abaturage. Rero uburyo babikoramo, usanga ibikorwa bakora ari ibikorwa byangiza ibidukikije, aho mwabonye iriya myanda, ariya matiyo, ziriya nganda, nta kwita ku bidukikije. Ngira ngo Dr. Eric yabasobanuye neza. Ubona aho iriya myanda imeneka, uko ibyatsi biba, wibaza mu nda bimera bite. Mu bundi buryo rero bakoramo ibyaha, bahindura za etikete cyangwa ibirango, bagahindura amatariki ikintu cyakoreweho, cyangwa bakavuga ngo iki kinyobwa gikozwe muri ibi bintu, kandi mu by'ukuri ntibigeze bapima, ni ugushyiraho za etikete gusa. Ikindi kuri NY&P ngira ngo byumvikanye neza uko uburyo ethanol yinjira mu Rwanda, ni uburyo buri controle. Umuntu wayihawe nawe abafite amabwiriza agomba kugenderaho, ntabwo agomba gucuruza mu buryo bw'amagendo aha abantu batabifitiye n'ibyangombwa. We rero nubwo buryo abikoramo, ndetse mu kujijisha bagashyira muri utu ducupa ngo tw'amazi. Nubwo umuntu yagafata, kuko ethanol nyine isa nk'amazi, ntabwo wamenya ngo ni iki kirimo. Kandi muzi ingaruka, Dr. aza kubasobanura neza ingaruka ethanol igira ku buzima bw'abantu. Iyi Sky Brewery Fande yari yabivuzeho, ni uruganda muri Operation Usalama y'ubushize rwarafunzwe, nyirarwo akurikiranwa n'amategeko ndetse arahanwa. Nk'uko mbere rwakoraga ngo inzoga yitwa ngo Inoza Misango, ruhagariwe na Nyiraneza,
barongera noneho baragenda barafungura uruganda ruza ari urwa Ntwari Abel ruri mu noneho ruvuga ko rukora indi nzoga yitwa Intwari. Ibyo byose rero ni amayeri cyangwa se ni modus operandi cyangwa amayeri bakoresha kugira ngo bakore ibintu nk'ibi ngibi bidakurikije amategeko, ndetse ugasanga bimwe no mu byo bakora barakora ibintu bataherewe ibyangombwa. Ugasanga barigana stamp ya RSSB kuko kiriya kinyobwa ntabwo ushobora kubona ya stamp ya RSSB. Ugasanga nanone barigana ziriya stamp za Rwanda Revenue. Ibyaha rero bakurikiranweho icyambere ni uguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe, gihanwa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Baramutse babihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo cy'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3, bakiyongeraho n'ihazabu hagati y'ibihumbi 300 na 500. Icyaha cya kabiri guhindura inyandiko gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo hagati y'imyaka 5 n'7, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 2 n'3. Hano harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke ni icyaha gikorwa aho umutungo yabonye mu buryo butemewe n'amategeko ashaka kugaragaza nkaho yabibonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Urugero, mwabonye nka ruriya ruganda, uturutse hari imbere ushobora kugira ngo umutungo afite uva muri ruriya ruganda, ariko inyuma hari ibikorwa bitemewe n'amategeko ndetse no kutubahiriza ubuziranenge no kutubahiriza amategeko. Uwabibona rero ugasanga ukagira ngo umutungo afite yabubonye mu buryo bwiza. Hano iperereza rero cyakorwa no kureba ko nta bikorwa bya ruswa birimo. Bikorwa bya ruswa birimo. Kuko iperereza ntabwo ryahagaze, rizakomeza, ndetse na operation ntabwo zahagaze, zizakomeza. Igihano rero kuri iki cya cy'iyezandonke, ingingo ihana iyezandonke ni ingingo ya 54 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Igihano baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu yikubye kuva kuri 3 kugeza kuri 5 k'agaciro k'iyezandonke yejejwe. Buriya rero n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakurikiranyweho naho icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome, kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye. Ni ingingo ya 243 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano baramutse babihamijwe n'urukiko no gufungwa hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe, hakiyongeraho n'ihazabu hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Ubutumwa rero tugira ngo dutange, ubutumwa bwa mbere dutanga turabugenera ba rwiyemezamirimo cyangwa se abashoramari. Ndagira ngo mudufashe ubutumwa mubagezeho neza. Ubutumwa bugenewe ba rwiyemezamirimo n'abashoramari. Kuba rwiyemezamirimo ntibiguha ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa n'amategeko igihe cyose wayarenzeho. Kuba rwiyemezamirimo ntabwo biguha ububasha cyangwa uburenganzira bwo kudakurikiza ibyo amategeko ateganya. Rwiyemezamirimo ushaka gutinda muri business ye arinda igishoro cye cyangwa se investment ye mu buryo bwo gukurikiza amategeko, niko kurinda igishoro cyabo. Rwiyemezamirimo ureba kure ntabwo agomba kurutisha inyungu bwite ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa ubuzima bw'abantu, aho yumva ko yakora ibintu nka biriya jus zimeze kuriya zituje ubuziranenge kugira ngo wabone ubukire, agwize amafaranga, hanyuma ubuzima bw'abantu ntabwiteho. Ntabwo rwiyemezamirimo umeze gutyo akenewe
muri iki gihugu. Burya nubwo waba utanga imisoro warahawe igihembo cya Rwanda Revenue nk'umusoresha mwiza, ariko nyuma yaho udakurikiza amategeko ntacyo byaba bivuze. Ibyo ntabwo ari ubudahangarwa. Ntabwo biguha ubudahangarwa igihe cyose utubahiriza amategeko n'amabwiriza y'ubuziranenge. Impamvu ubu butumwa mbutanze nuko muri ko kwabo batwishongoyeho cyane. Muzi igishoro jyewe nashoye, muza amafaranga nashoye. Njyewe ndi rwiyemezamirimo, ndi umushoramari. Ku mushoramari ntibiguha ubudahangarwa bwo kutakurikiranwa n'amategeko. Ngira ngo ubutumwa mububahe neza clear nkuko nguko. Hari harimo ubwishongozi cyane, ngo njyewe ngo ntanga imisoro, ngo muzi imisoro ntanga. Ariko twanasuzumye, unasuzumye iyo misoro iyanyereza niyo myinshi. Biriya biba byaciye mu idirishya bituje ubuziranenge sarabisorera, ntabwo bisorera. Rero ntabwo kubutanga imisoro warabonye igikombe warashoye menshi biguha uburenganzira bwo kurutisha inyungu zawe ubuzima bw'abantu. Rwose amategeko ntabwo akangwa no kuba uri umushoramari warashoye, no kuba waratanze akazi, kuko hariho abadukangishaga, muza abantu nkoresha, muza abantu nakuye ku muhanda. Yesu warakoze, turabigushimira nyakubahwa mushoramari. Ariko natwe ku ruhande rw'amategeko hari icyo tukubwira, ubahiriza amategeko. Uwo mushoramari mwiza wubahiriza amategeko, wubaha ubuzima bw'abantu. Ngira ngo ubutuma ibyo byose murabaha neza, ariko noneho abayobozi b'inzego z'ibanze nabo turabasaba ko burya kuba umuyobozi w'inzego z'ibanze ni inshingano, biguha inshingano ngari. Inshingano mvuga ni inshingano zo kubaha, kumva ko ukorera abaturage aricyo kintu cya mbere, kudahishira icyaha cy'ubugome, gutangira amakuru ku gihe, ndetse biguha n'inshingano zo kudahishira ibintu nka biriya, ibikorwa bibi nka biriya bibera mu gace uyobora. Nk'umuyobozi ntabwo ushobora kubona umwanda nk'uri usohoka mu ruganda wangiza ibidukikije ngo uceceke. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze buriya hariho abakoze raporo, ariko turabaza si iyo raporo wayigejeje kwande, wayishyikirije nde? Akabura uwo yayishyikirije. Ubwo bivuga iki? Wakeka iki? Hari ikintu kiba kiri inyuma udashobora wenda kuba wahita utahura, ariko iperereza mu minsi mike rizagaragaza. Abaturage rero nabo bakora hariya, yego ushobora kuba ufite akazi ukora hariya, ariko muri bantu banywa ji, ziriya ji zitujuje ubuziranenge, bakoresha biriya ibinyobwa biba byakozwe, n'abana bawe barimo kuko nta control bifite, umugore wawe arimo, abavandimwe bawe barimo, ndetse mu bafashwe hariho n'abatubwira ngo buriya natwe inyota itwishe turayinywa. Nibyo ugatinyuka ukanywa n'ibintu ubona. No kuvuga ngo rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ugomba gukurikira ngo wabonye akazi nurangiza ngo ubone ibikorwa nk'ibira uceceke. No kuvuga ngo inshingano kuri muntu wese, kuri mu muturarwanda, kuri umuntu ubona ibikorwa nka biriya agaceceka. Ngira ngo ubutumwa nari nabagene n'ubwo ngubwo. Ngira ngo icyo twese tugomba kumva nuko ibikorwa nk'ibi ngibi byo gucuruza ibicuruzwa, ibinyobwa, ibiribwa, biriya bikorwa byose ari imiti itujuje ubuziranenge, tugomba kubibona mu ishusho y'ibyaha by'ubugome. Ibyaha by'ubugome n'ababikora tugomba kubabona mu ishusho y'abagome, abantu batifuriza neza rubanda, abantu batifuriza neza rubanda. Dr. aza kubabwira ikigero cy'isukari kiba kiri muri iriya ji. Nubwo waba ukora siporo inganite kugira ngo uzadegaje iriya sukari iri mu mubiri wawe, ntabwo byoroshye. N'umwanda wonyine
So, ngira ngo twese tubirebe muri iyo shusho, tubihagurukire, kandi nzi neza ko icyo twiyemeje nk'abanyarwanda turagitsinda iyo dufatanyije namwe n'abaturage n'abumva ubu butumwa, kuko ku ruhande rw'inzego za leta, inzego zishinzwe kurwanya ibyaha, ubushobozi turabufite bwo kubirwanya, ubushake turabufite, ubufatanye n'abaturage nabwo turabufite. Ntabwo rero bazatuganza. Murakoze. Kuri iri segonda